Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi. N'ubu tubafitiye impamba ikubiye mu gitabo wacyanditse yakise ngo ikiguzi cy'imbabazi. Wagutuma ikiguzi cy'imbabazi, ese utekereza ko gihenze, ko gihendutse? Dufite iki gitabo, impapuro zacyo zose zigenda zizenguruka kuri icyo kiguzi cy'imbabazi. Uwimana Emmanuel niwe wacyanditse. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ikiguzi cy'imbabazi ni inkuru wanditse, atekereje birashoboka cyangwa w'ibyo wabonye, ariko mu gutangira igitabo uravuga uti rwose musomyi ndakwinginze bishoboke ko ibyo ugiye gusoma ari ibintu wabonye cyangwa wumvise cyangwa ariko aya mazina nayo natekereje. Kuki wahereye aho? Wari ugize izihe impungenge? Impungenge nagize nk'uko natangiye mvuga mu gitabo, navuze ko iki gitabo nacyanditse nyuma yo kuganira n'abantu b'ingeri zitandukanye, hama bakambwira amateka yabo, amateka yuzuye imibabaro, agahinda, ku buryo ucyumva iyo nkuru cyangwa ucyumva izo nkuru uhita nawe ubabara, ukumva ububabare, ukumva imbeho mu nda, ukavuga ati ubu ibi bintu biramutse bimbayeho. Nabisanishije rero n'amateka abantu benshi tugira hano ku isi no mu Rwanda muri rusange. Usanga abantu bose bahura n'ibibazo, kandi iyo utaraganira nabo bawumva ko ikibazo cyawe ari cyo kiremereye gusumba iby'abandi. Nandika rero navuze nti iri zina nakoreshe cyangwa amazina nagiye nifashisha mu kwandika ino nkuru, uzayumva yenda afite amateka asa nayo ndimo kuvuga muri iyi nkuru, ntazumve ko ari we navuze, ahubwo azumve ko hari abantu benshi bafite amateka ajya gusa naye kandi bagiye bagira uko bayitwaramo. Muri iki gitabo harimo inkuru, navuga inkuru ihatse izindi. Yego. Hari n'izindi zigiye ziyishamikiyeho. Yego. Inkuru ihatse izindi ni iy'umugore witwa Umurungi. Yego. Tangira ari umwana, imyaka 9, 10, kamuzana agakundwa, agakunda. Yego. Ntibimukundire. Yego. Bikanarangira abanye n'uwo adakunda, kandi ari hari uwamukundaga nanone batabanye nawe, ariko uwamukundaga akabana n'inshuti ye nanone. Ndashaka kugaruka ku tuntu tugiye tunyuranye. Yego. Reka tumutangire nk'uko watangiye mu gitabo cyawe, uvuga ko yari umwana wo mu bakene. Yego. Hanyuma uravuga ngo nyina ajya kumureresha mu muryango, ariko ageze arahohoterwa. Wavuze uti ni ibintu bibaho. Yego. Ni ibintu wabonye n'amaso yawe, cyangwa ni bya biganiro ujya wumva mije profe nyura hano ikavuga abana mu muryango mubiteho mubafate neza? Iyi nkuru y'uyu mwana w'umukobwa witwa Umurungi nafashe, nayisanishije n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye nagiye nganira n'abantu nk'uko nabivuze, kuko inshuro nyinshi iyo umuntu ajya guhanga ahanga kariho, ngo abahanzi bahanga kariho, ntabwo abyuka mu gitondo ngo yarose ngo ahita agenda yandike, ahubwo agendera ku bintu biriho, akubaka, akabyubaka, yarangiza akabitangira n'igisubizo. Nandika rero ko iyi nkuru y'umwana w'umukobwa ni ibintu bibaho mu muryango nyarwanda, aho usanga abantu benshi mu muryango nyarwanda barakennye, ugasanga mu famiye imwe cyangwa umuryango umwe ntushoboye, ufite abana runaka ntushoboye kubitaho bose, akavuga ati hari umufamiliye cyangwa se umuntu wo muri famiye wishoboye. Ababyeyi bombi bari bagihari. Yego. Umwe mu babyeyi akaba agiye mu kazi runaka, umusigaranye nawe akasigara nta mikoro afite, kandi abana bagomba kwiga, bagomba kurya, bagomba kwambara, hama akitabaza amaboko y'inshuti n'abavandimwe. Niho usanga rero hari abana benshi bajyanwa mu izo famiye cyangwa mu iyo miryango yindi, ababyeyi babo babohereje babumva ko bagiye kubafasha, ariko bageraho kubafasha bakabahohotera, nk'uko bigaragara muri iyi nkuru y'Umurungi, naho yari yagiye kwa nyina wabo. Ayigeze kwa nyina. Ese burya umugani ugana kariho n'intekerezo y'umwanditsi y'umuhanzi ibigana kubiriho. Yego. Umurungi niba yarageze muri uriya muryango nyina yaramwoherejemo, umugabo wa nyina wabo akamuhohotera. Yego. Nyina wabo burya aba ari hehe? Umuntu aba akeneye kukumva iyo urimo utegura iyi nkuru, utekereza ko nyina wabo aba yarangaye, aba atabimenye ni iki? Nk'uko nandika nabishyizemo muri ino nkuru, usanga inshuro nyinshi uriya mubyeyi ashobora kuba yagiye gushakisha ubuzima nk'uko n'abandi bose bashakisha,
nyina nabishyizemo aho ngaho mvuga ngo iyo nyina wabo yabaga adahari uwo mugabo wa nyina wabo yagarukaga agahohotera wa mwana kandi noneho yongeraho akantu kavuga ngo naramuka bivuze no kumuca umutwe azawumuca biravuga ngo yaramuhohoteye yarangiza amushyiraho iterabwoba ku buryo byari bigoye ko wa mwana azabwira nyina wabo ibimukorerwa. Niyo mpamvu rero usanga abantu benshi inshuro nyinshi bakora icyaha ariko bagashyiraho n'uburyo bwo kugihakana cyangwa kugihisha. Ni nayo mpamvu rero uriya mwana umurungi yahohotewe bigatinda kumenyekana. Niba nk'uko we wasomye ino nkuru birangira nyina agarutse gusura umwana we kugira ngo amenye uko abayeho, akihagera kimukubita amaso yahise yibwira ubuzima umwana we abayeho, kuko umwana we yabonye uburyo yambaye, uburyo imyenda yamucikiyeho, akimubona umwana ararira, araza mwikubita mu gituza, na nyina nawe kwihangana biramunanira, nawe ararira. Nta n'ibindi bisobanuro yari afite byo kumenya ngo umwana wabayeho gute, ariko byari bigoye ko uriya nyina wabo amenya ibikorerwa uwo mwana, kuko inshuro nyinshi usanga nk'iyo umwana ari mu rugo, umwana atari uwawe, inshuro nyinshi reka mbivuge gutyo, ku bantu batabyitaho ntamenya ngo uyu mwana afite ikihe kibazo. Noneho twakongeraho n'ubuzima umwana yari abayemo bwo kuba uwo mugabo wa nyina wabo yari yaramubwiye ati uzibeshya ugakopfora cyangwa ukavuga no gupfa uzapfa. Urumva rero uwo mwana yabanaga n'ihungabana ku buryo ntekereza ko no kwegera nyina wabo byari bigoye. Ariko tukiraho kuko buriya mwandika mugira ngo mubwire umuryango mugari, tukiraho uwo nyina wabo bahaye umwana, yego, we ntashobora kwitegereza wamenya ati uyu mwana ntanezerewe, uyu mwana ntiyishimye, uyu mwana ntaguwe neza, nk'umwana uri mu biganza bye. Birashoboka, ariko ababyeyi benshi barera abana b'abandi ntago babyitaho cyane nk'uko yakwita kuwe, kuko nk'uko tubireba mu gitabo. Ariko nyina wabo ni nyina wabo nyine, ni nyina wabo ariko si nyina. Niyo mpamvu rero usanga umwana yabaye nk'aho atisanzura kuri nyina wabo nk'uko tubireba mu nkuru, ahubwo akomeza guheranwa n'agahinda no kubaho nabi. Nubwo yenda nyina wabo ashobora kuba yarabibonaga mu yindi sura, ariko ntago yabashaga kudetekta neza ikibazo umwana yari afite. Inkuru yihutisha yaramujyanye, amujyana mu ishuri, arize amashuri abanza, arize icyiciro rusange, agiye mu mashuri akurikiyeho, yize iby'ubuganga, ajya mu kazi murungi. Ubwo rwose tugerageje kwihuta kuko aba ari inkuru ndende, ariko mu gihe cy'akazi aza guhuriramo n'ingorane. Akazi yakoraga, uwamuyoboraga mu kazi ararwara, ajya kumwitaho, ariko biza kuvamo urukundo. Uru rukundo ndashaka ko urudusobanurira ukuntu rwakujemo ukarutekereza. Ese ibi bintu bibaho? Bibaho cyane. Ahangaha umurungi, yenda mfatiye aho ngaho kugira ngo ukurikire kino kiganiro aze kucyumva neza. Umurungi bamuteye inda, hari umuhungu bakundanyaga amutera inda, ariko igihe cyo kubana ntiyaba ari we babana, ahubwo arahindukira ajya ko uwo musore bari barakundanye kubana n'undi mudamu. Hama we agira shoke kubera ko yari yaramuteye inda, agira shoke, ajya muri koma, noneho ajya kwitabwaho n'abaganga. Agezeyo kuko nta bantu bandi yari afite, kandi yari afite ihungabana rikomeye, uwari ushinzwe kumwitaho kubera ubuzima yari arimo amugirira ikigongo cyangwa amugirira impuhwe. Uko yakomezaga kumwitaho, amuvura, amwitaho, na rwa rukundo rwageze aho ruraza. Ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi mu Gifaransa niho bavuga ngo l'amour c'est la présence. Umuntu inshuro nyinshi yakunda kuba ari kumwe n'undi muntu, bafite ibyo bahuriraho, babana igihe kirekire, bigeraho hakagira ibyo bahuza bitewe n'uko bagenda baganira. Imbago z'umwuga ntizibibuza? Mu by'ukuri zirabibuza, ariko uko tubizi urukundo ntirugira umupaka. Usanga umwana w'umugaragu akundana n'umwana w'umwamikazi cyangwa n'igikomangoma. Rero usanga bashidutse ariko byagenze, ariko navuga ko habayemo urukundo rushingiye ku marangamutima. Nuvuga ngo yagendeye kuri kwa kundi kwita kuri wa murwayi kugira ngo azave muri cya cyiciro cy'ihungabana yari arimo. Uko kumuherekeza byarangiye umuganga wari ushinzwe kumwitaho nawe akunze wa murwayi, kandi nk'uko tubizi hari aho bijya biba, aho usanga umurwaza yakunze, nako umurwayi yakunze muganga, cyangwa muganga agakunda umurwayi, bigendeye kuri ya nzira y'ubuzima twese tunyuramo. Nubwo iyo ugiyemo
mu bigendanye n'umwuga biba bitemewe, ariko hari igihe abantu bisanga mu ariko nta makosa bakoreye kwa muganga ntayo nk'uko tubibona niho wakatiye. Nk'uko tubibona uwo muntu witwa Mbabazi ni nako yitwa uwo muganga, yakoraga inshingano ze neza, akita no ku bandi barwayi, ariko akarenzaho kwita ku murungi agendeye ku biganiro bagiranaga n'uburyo batari baba n'uburyo umurungi atagiraga umuntu umwitaho hariya kwa muganga. Amusabye urukundo umurungi mu gitabo cyawe ubivugamo yafashe igihe gihagije aratekereza, ndetse ngo ijoro ryose cyangwa n'indi minsi yibaza ngo uyu muntu uko nari naramufashe nk'umuvandimwe wanyakiriye mu bitaro mfite ingorane nararushye, akampumuriza akamperekeza mu rugendo, ibyo kumubera umugore ko numva bitarimo. Ndagira ngo dusobanurire ziriya mpaka zo mu mutima w'umurungi. Kuki yagize izo mpaka? We nta rukundo yari afite. Hano impamvu yagize impaka, mbere we amenyana na Mbabazi ari we muganga wamwitagaho, yamufataga nk'umuntu, nk'umuvandimwe, nk'inshuti yungutse. Igihe yari ari mu bitaro yamwitayeho amanywa n'ijoro, ariko ntabwo yigeze atekereza ko ashobora kumusaba urukundo cyangwa kumusaba kubana nawe. Kandi ikindi cya kabiri, nk'uko inkuru ibivuga, umurungi yari yarahuye n'igikomere cyo kuba yarakundanye n'umuntu akamutera inda, akamwizeza ko bazabana, ku munota wa nyuma bikarangira batabanye. Bivuze ngo yari agifite cya gikomere cy'uko abagabo, abasore ari babi banahemuka. Ariko noneho uriya Mbabazi wari waramwitayeho, we ntabwo yamufataga mu ishusho y'umuntu ushobora kumusaba urukundo, ahubwo yamufataga mu ishusho y'umuvandimwe yungutse mu gihe yari ari mu makuba, wamwitayeho akamufasha. Rero guhindukira akamubwira ati wampaye urukundo, yumvaga ko amwatse ibintu awe adafite. Ikindi cya kabiri, nk'uko nabigarutseho mu gitabo, we yaravuga ati nkurikije ukuntu Mbabazi uteye, impuhwe zawe nuko ngewe meze, mbona ntanagukwiriye, kuko nge mbona tari mu kigero cy'abantu wakabaye ukunda. Ahubwo hari abandi beza batameze nkanjye, kuko ngewe mfite ibikomere byinshi, sinagukunda nk'uko ubishaka. Naho ngaho rero yagize, navuga, gushidikanya mu mutima, ndetse aramubwira ati ibyo bintu nsabye ndabona ngewe ntabishobora. Yongeraho n'irindi jambo, uretse ibyo si byo yamusubije, ubwo nibyo wavuze yibwiye. Yaravuze ngo uyu muntu nari namufashe nk'umuvandimwe, siniteguye kumubera umugore. Yego, icyo ni kimwe. Ikindi, nawe urandika hepfo y'ibyo wari umushyize mu kanwa. Yego, urandika uravuga ngo muri we harimo impaka zo kureba niba ari busubize nk'ukunda cyangwa niba ari buze kugengwa n'amarangamutima ye. Ese umuntu uri muri urwo rungabangabo muri uyu mwanya akaba afite icyo kibazo, kuko umuntu ashobora kuba dukurikira afite icyo kibazo, avuga ati uyu muntu twamenyanye kubera serivisi, ntabwo mukunda, ariko we ndabona yarabigize birebire ashaka ko tubana. Umuntu ufite icyo kibazo yagikemura ati? Umuntu ufite icyo kibazo rero, inama namugira ni ukubanza kujya inama n'umutima we, kuko buriya urukundo rugendeye ku marangamutima inshuro nyinshi ruradushuka rukatujyana ahandi hantu hatandukanye n'urukundo rw'ukuri. Reka ntange urugero kugira ngo mbisobanure neza. Ndatanga urugero rw'umuntu ushobora kuba atuye ahantu, hakaba hari umwana nka wa wundi twavuzeho umurungi ufatwa nabi ariko ugeze mu kigero cy'inkumi, akaba atari kuri uya mwana ndamutse mugize umugore, namukura muri buriya buretwa, muri iriya famiye imufata nabi, muri biriya bibazo arimo by'ubukene, nkamuzana nkamugira umugore. Uwo muntu ugiye kuwuzana, nubwo we yishimiye kuva muri bya bibazo, ariko ntabwo yiteguye kuba umugore wawe cyangwa kuba umugabo wawe. Ni urugero, nuko nari ntanze urugero rw'umusore ku mukobwa, ariko hari igihe yaba n'umukobwa ku musore. Icyo gihe rero inama nge ntanga nziza nuko mbere yo gutekereza yuko nuva mu ubwo bukene, cyangwa wowe ugiye kugirira impuhwe wa muntu cyangwa kumukunda kubw'amarangamutima, witonde, kuko intego ufite ntabwo ari zo wafite. Wafite intego zo kuva mu bibazo afite, ariko wowe ufite intego zo kumuvana mu bibazo, ariko ukongeraho no kumugira umugore cyangwa no kumugira umugabo. Ni byiza rero kuyoborwa n'amarangamutima, ugafata icyemezo cyiza kugira ngo utagendera kuri ya marangamutima hakagira n'ibyo wica. Kuko inshuro nyinshi nicyo bibazo dufite kuba umugore w'umuntu, kuba umugabo w'umuntu ntabwo byaba inyiturano ya serivisi yaguhaye. Oya, kuri wowe oya, yenda bishobora kuba impamvu imwe ishobora kubahuza, mukaba mwakubaka bwa bumwe bwanyu na rwa rukundo rwanyu, bikazagera igihe muba umugabo cyangwa umugore, ariko ntago ari impamvu yo kuba inyiturano.
uko nusoma neza muri kino gitabo buri munsi umurungi yahoraga yibaza ngo niki nzitura mbabazi wangiriye imbabazi abandi bazinyimye. Ntago mu mutwe we higeze hazamo ko ashobora kuzamubera umugore. Yumvaga ko ikintu azamwitura nawe bwe yahoraga akibaza avuga ati uyu muntu twahuye akamfasha ari umuganga akanyitaho mu bitaro akangemurira akandwaza akanyitaho nkabasha kagaruka ibumuntu akanshakira n'akazi uyu muntu nzamwitura iki? We kuri we yamufataga, niba ubyibuka neza mu gitabo harimo ko yamufataga nk'inshuti, umuvandimwe, umubyeyi, inshuti nyanshuti. Naho yagarukiraga yumvaga ko arenza abandi bantu bose bigeze bahura mu buzima, ariko ntabwo yigeze avuga ngo icyama nkaba umugore we cyangwa ndumva ikintu gihambaye gikomeye ari ukumubera umugore. Ndasubira inyuma gato ku byo wari uvuze mu mwanya, uravuga uti hari aho yageze kubera uwabanje kumukunda bagakundana, nyuma akamutera inda akamuta akishakira undi mugore. Ndashaka kugaruka ku magambo wanditse mu gitabo uvuga ngo muri iyo minsi yabonaga ko abagabo bose ari babi. Yego, ko ari babi. Ese umuntu udukurikiye wahemukiwe, umuntu wacuditse na mugenzi we, abana batoya bakiri bato bavuga ngo akamutera akadobo, wenda bafite n'izindi terime zishobora kuba arizo mperuka, ushobora kuba bafite ukundi kuntu barimo kubyita, ariko nawe yarangiza agaca umurongo mu mutima we avuga akamera nka wa musizi wavuze ngo singikunda ukundi. Yego, singikunda ukundi uyu uramufasha iki? Singikunda ukundi yakunzwe ariko kubera ibikomera akajya agira ngo n'uwo wundi uje nawe ni mubi, nawe niko azamuka. Uyu muntu afashwa nandi? Uyu muntu rero ni ikibazo gikomeye kinakomereye sosiyete, kuko mu bantu benshi tuganira usanga bafite ibikomere. Si nibyo byonyine by'abasore bakundana n'abashatse bakageraho igihe urugo ntirugende neza bagatandukana nabo bashakaga bari barashakanye nabo, agashaka kongera gukundwa cyangwa gukunda. Iteka ahora afite impungenge y'uko uwo muntu uje ashobora kumuhemukira nka wa wundi watambutse. Bisaba rero guherekeza uwo muntu, ukabanza kumwereka ko ni nabyo Mbabazi yakoze arimo kugira ngo umurungi agaruke mu murongo. Nanditsemo ko yamusomeraga ibitabo byinshi bivuga ku nkuru z'abantu bakundanye bagahemukirana, ariko nyuma y'ubwo buzima bakaba barabayeho bakongera kwigirira icyizere. Icyiza rero uwo muntu ugiye gukunda uwo muntu, intambwe ya mbere atera ni ukumwereka ko hari abantu bagira neza hari n'abagira nabi, ariko abantu bose atari babi. Urugero, kugira ngo Murungi ahindukire abone ko abagabo bose atari babi, iyo neza yagiriwe yaza kwigirirwa wenda n'umugore ko bati koko babagabo baracyari babi, ariko yaje kubona yuko Mbabazi yamugiriye imbabazi, nyamara nta hantu yari amuzi, amufasha gusohoka mu bibazo yari arimo. Inama rero natanga kuri abo bantu bafite izo mpungenge bahemukiwe ubu bakaba bashaka kongera gukunda cyangwa gukundwa, ni ukubaherekeza. Ugiye kubakunda yumve ko agiye gukunda umuntu udashyitse. Ukeneye ni nko kuba umuntu yaragize accident akagira ikibazo mu kuguru, warenze ukamusaba kwirukanka nk'uko urimo kugendesha amaguru abiri. Inshuro nyinshi uramusiga, inshuro nyinshi agera mu nzira akagwa, wowe ugakomeza. Niho usanga nyine rwa rukundo rutamaze n'igihe kirekire, ariko wamaze kumenya ubumuga afite umubera imbago, ukamuherekeza. Niba ubona atarimo kubyumva neza ukamurinda kugira ngo umuherekeze gusohoka muri cya kibazo arimo. Niho azagera aho avuge ngo koko hari abantu batandukanye n'abandi. Urugero rw'uru Rwanda, hari abantu benshi bagiye bagirira abandi nabi, ni urugero cyane no ku isi muri rusange, kugira ngo uwo muntu azumve ko uwo muntu wamugiriye nabi hari uwundi nawe ushobora kumugirira neza. Nyamara nigeze kubigarukaho mu gitabo cyitwa Isano Isumba y'Amaraso, bigeze kukiganiraho hano, aho navuga ko nubwo abantu bashobora kuba bahuje isano y'amaraso ariko imigirire yabo bitandukanye. Umuntu arashobora kukugirira nabi no munsi, ariko hakaza undi ukugirira neza. Ntabwo abantu bose ari babi. Mbabazi yakunze umurungi, yavuye akamuherekeza mu rugendo, aramukunda, bategura n'ubukwe, babyemeranywaho. Yego, bategura ubukwe, ariko bubamo kidobya. Yego, wa mugabo wa mbere wigeze gukunda umurungi akanamutera inda, ari nayo yavuyemo ko umunsi yamenye ko yishakiye undi mugore yagiye mu bitaro. Yego, ubukwe buri hafi kuba.
yagarutse mu buzima bw'umurungi yego kandi ashyiramo imbaraga ashyiramo n'iterabwoba ashyiramo n'igitugu birangira n'ubundi abiciye umushinga mu by'ukuri iyi nkuru uyitekereza ko yari igeze aheza ukongera kandi ukabyica aho kwari ngira ngo ntangira kino gitabo cyangwa ntangira dutangira kino kintu navuze ngo nandika kino gitabo nagendeye ku nkuru nabwiwe n'abantu aho uganira n'umuntu akakubwira agahinda yahuye nako ugahita uvuga ngo donc aho avuga ko ubuzima wabufata nk'ibibazo abufata nta cyiza namba inshuro nyinshi rero abantu bibwira yuko no mu buzima busanzwe niko bimeze abantu bibwira ko umuntu avuye hano yagera ahantu hejuru navuga ngo ni ku musozi hejuru mu mpinga avuye hasi akumva ko yagezeyo ariko inshuro nyinshi hari igihe umuntu yiroturuva cyangwa yisanga yasubiye hasi mu kabande ngo ubwo ubuzima hano rero nandika kino gitabo impamvu nashyizemo biriya bintu ni ukugira ngo ukurikiye igitabo cyangwa ukurikiye ino nkuru hahandi urumva iyo urimo gusoma hari igihe ugeraho ukavuga ati buriya birarangiye akabona ubukwe bwabaye akabona Mbabazi koko za nzozi yari afite zo kuzaba muri famiye nziza akita kuri famiye ye byose birarangiye ariko kugira ngo inkuru iryohe no kugira ngo twigishe abantu yuko ubuzima bumeze nge mbugereranya nk'imisozi aho umuntu aterera yagera hejuru akamanuka agasubira hasi akongera akaba yagera hejuru akanyerera agasubira hasi ngubwo ubuzima rero cyangwa nandika kino gitabo intego yanjye ya mbere kwari kugira ngo nigishe abantu numvishe abantu yuko amateka waba urimo ibibazo waba urimo nubwo waba ugeze aho wumva ko bigiye kurangira birashoboka ko ushobora gusubira hasi ndibuka urugero rutoya ngiye gutandukira mu rukundo cyangwa reka yenda mfata urugero rw'urukundo aho umuntu yenda nk'uno mwana w'imfubyi twabonye ntabwo yari imfubyi ariko yabayeho mu buzima bw'ubukene arakuze arize bigoranye yenda ageze amahirwe abonye akazi n'urugero yakabona akumva ko igisigaye yenda ari ugushaka ibigeragezo bye birangiye ariko hakaba igihe ukoze akazi wamara imyaka 2 cyangwa 3 bakakwirukana ugasubira hahandi hasi ukirangiza ishuri usanga rero no mu buzima busanzwe byaba mu buzima bw'urukundo byaba mu buzima tubaho bwa buri munsi ubwo buzima twese duhura nabwo ariho navuga ngo iki gitabo ushobora kugisoma wakumva inkuru irimo ukagira ngo ni yawe cyangwa ukagira ngo ni uwo mubana cyangwa se uw'inshuti yawe ariko mu by'ukuri ni ikigereranyo cy'ubuzima bw'abantu benshi ahubwo nashyiragamo ngo umenye uko ugomba kwitwara nugera hano umva ko hashobora kuba hari ibindi bigutegereje hariya hirya iyo ufashe uyu mukinankuru wawe yego twibutse ko ari inkuru si ibintu byabaye umukinankuru wawe witwa umurungi umukobwa mwiza ikimero umutima mu by'ukuri ku bigaragara nta n'umutima mubi agira ariko ntahirwe urumva uwa mbere aramukunze amuteye inda arigendeye abonye undi aramwomoye bemerejwe kubana wa undi nanone abije kandi agarukanye iterabwoba ati wibuke ko wari umugore wanjye nunamutwara muzahirwa gihari kandi yaranabigerageje abafunga batesha umutwe bahimbira ibinyoma uwo musore witwa Mbabazi baranamufunze bamukatira imyaka 5 cyo kwarara abandi bantu nawe yaravuga ngo nta bantu ngira ariko haboneka abantu bamuzi bakurikirana dosiye ye ararekurwa umwe muri bo ni umukobwa wakoranaga n'umurungi witwa Keza birangira Keza ari ubanye na Mbabazi Mbabazi abanye n'uwo yita igikoko cyamubuje amahirwe kuri Mbabazi kimushyiraho imbaraga hanyuma ariko ndashaka kukubaza izi ntambara wenda mu Rwanda turimo muri 21 cyangwa no mu isi turimo utekereza ko hari abantu bari mu mibereho imeze ityo barwanirwaho n'izo mbaraga z'urukundo n'imbaraga za uruwanjye ntaho wajya yego ubu ngubu rwose birahari cyane yego sinavuga ngo cyane nk'uko mu myaka yagiye itambuka byari bimeze ariko n'uno munsi biriho mu kinyarwanda baravuga ngo akaruta kandi karakamira niko bavuga ariko usanga ibyo bintu biriho cyane uretse ko yenda abantu kw'iki gihe bagenda bisobanukirwa akaba yahitamo neza gusumba uko byari biri imbere kubera kugenda amenya amakuru menshi abantu babyandikaho abantu baganira ibyababayeho ngo tugendeye kuri ibi by'urukundo usanga ingo nyinshi zisenyuka kw'iki gihe ziba zubakiye kw'ibi bintu kuri ayo
kuri izo ntambara aho usanga umuntu ajya gushaka undi kubera impamvu mbi, yenda akurikiye imitungo cyangwa se yenda akurikiye akazi cyangwa se yenda akurikiye kuba yenda avuga ati ndashaka gukira ibikomere runaka, yagerayo hakaba hari umuntu yakundaga nk'uko twabigarutseho kuri iriya nkuru y'uko Mbabazi byarangiye atabanye n'umurungi, akaza gutwarwa na wa wundi wari waramuteye inda akoresheje iterabwoba, ariko yagera akajya abwira Mbabazi ati nubwo nagiye ariko ntabwo nakwibagiwe, nta n'uzagusimbura, nubwo ndi umugore w'undi mugabo ariko nta na rimwe zigera nkwibagirwa, cyane yuko niba warakurikiye neza. Si byo si ukwanga kwiyakira nyine nicyo kibaho rega, biba bizagenda biti uretse nyine kuba ngira ngo Mbabazi niko yaranabimubwiye, yaramubwiye ati muvandimwe singusaba kunyibagirwa kuko ntibyanashoboka, biri mu mateka yacu twembi, ariko irengagize kugira ngo ubashe kugira amahoro, nanjye aho ndi ngira amahoro, kuko nanone tukomeje gukururana byazongera bikamera nka kwa kundi kwa mbere byagenze. Usanga rero ni abantu bake bemera kwiyakira, ari nayo mpamvu usanga navuga ngo ingo nyinshi zubakiye, niba navuga ngo ku buferi, reka mbyite gutyo, ku kinyoma. Ubwo hari uvuga ngo, ngira ngo umurungi niko yavuze ati nahisemo kurera abana banjye kugira ngo batazagira agahinda nk'ako nagize. Iyo ni impamvu yatumye avuga ngo mpame kuri uriya mugabo wamushimuse, niko navuga. Ariko mu by'ukuri hari aho yagize ati se niyahure. Icyo gihe yarageze ahantu ho guhitamo hagati ya Mbabazi na wa mugabo wa mbere, kuko urumva yari yarageze aho yemera yuko Mbabazi bazabana, kuko yumvaga ko muri bya bintu yagombaga kumwishyura nk'ikiguzi, icyo yamusaba cyose. None ubu iki kiguzi cy'imbabazi ni ikihe? Ikiguzi cy'imbabazi rero mu magambo make ni urukundo. Burya iyo umuntu yakunze, ngira ngo twakomeje kuvuga ziriya nkuru, twakomeje kuvuga abantu bakomereka n'abakomeretsa abandi. Umuntu ngira ngo hano navuze ngo umuntu kugira ngo agukunde nuko yemera uko uri, yemera ibyahise byawe, akemera kugushyigikira mu byo urimo, akanakwizeza ko azakomeza kubana nawe mu bintu bizaza. Biraza kuvuga ngo rero ikiguzi cy'imbabazi, umuntu wemera kwakira ibyo waciyemo, umuntu wemera kwakira amafuti wakoze, aho wagize weakness akagushyigikira, akemera kuguha igihe cye, abaguhaye urukundo, akaba ari cyo kiguzi cy'imbabazi rero kiri hano. Ni intekerezo ngari, ariko tugana ku musozo, ndaguha nk'umunota umwe cyangwa amasegonda nabyo wabivugaho. Hari interuro wakunze kugarukaho muri iki gitabo, ukagenda uvuga ngo umuntu yirukira umusiga asiga umusanga. Iyi nteruro nayibonyemo inshuro nk'enye. Yego. Ubwo urabwira ndi? Iyi nteruro ndayibwira abantu reka mvuge ngo kugira ngo nyuzuze neza, hari naho navuze ngo uzakunda ugukunda kuko uwukunda akunda abandi. Ni nayo yuzuza iyo ngiyo ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Hari igihe rero abantu bajya gufata icyemezo batabanje gutekereza cyane, bavuga ngo ndashaka iki, ndava hehe, noneho akagendera kuri ya marangamutima nk'aho yabanje kwitekereza ngo ngewe ndashaka iki, ndashaka kugana hehe, ndava hehe. Usanga rero abantu benshi aricyo kirimo kubagenza, donc barimo kuyoborwa n'amarangamutima, bakibagirwa kuvuga ngo ndashaka iki mu by'ukuri. Ndashaka kubaka urugo rumeze gutya, ndashaka gukundana na runaka, ndashaka gukora imishinga iyi n'iyi. Ugasanga rero inshuro nyinshi aragenda agendeye ku marangamutima nk'aho yakumviye umutima we nama. Urakoze cyane. Arakoze Uwimana Emmanuel. Igitabo twaganiriyeho ni Ikiguzi cy'Imbabazi, ariko kandi ni n'umwanditsi w'ibindi bitabo, cyo yise Inzozi z'urukundo, Isano isumbi y'amaraso n'ibindi. Bimwe twabiganiriyeho muri iki kiganiro. Reka nsoze nkubaza ngo uri inkumi irwanirwa n'abasore, fata igihe ubitekerezeho cyangwa uzashaka iki gitabo usome. Ese uri umusore urwanirwa n'abakobwa barenze umwe, uri mu kaga, uri mu manegeka, nudatekereza neza uzanegekara, kuko iki gitabo kirabivuga. Turagushimiye, namwe turabashimiye. Yari Impamba y'Ubumenyi, kandi hano burimo.